Oh wow, so buretse gato banza unyumve neza. Iyo ndi mu rugo ndaryama, iyo ndi mu rugo ndaryama. Ninza kuba ndi mu rugo ndaza kuryama, ninza kuba ndi mu rugo ndaza kuryama. Iyo ndi mu rugo ndaryama, cyangwa se mbaye ndi mu rugo naryama, mbaye ndi mu rugo naryama, cyangwa se ndi mu rugo naryama. Iyo nza kuba ndi mu rugo mba ndyamye, iyo nza kuba ndi mu rugo mba ndyamye, gusa ku bw'amahirwe mabi ntabwo ndi mu rugo. Iyo nza kuba narize medecine, iyo nza kuba narize medecine ubu mba ndi umudogiteri cyangwa se mba ndi umuganga, gusa unfortunately ntabwo nigeze niga medecine. Iryo ni ryo somo tugiye kwiga uyu munsi, isomo bita if conditionals. So tugiye kureba if conditionals zose zibaho mu cyongereza. Ugiye guhita umenya icyo wari warabuze kugira ngo ibintu bikomeza kukuzitira mu kuvuga icyongereza bikomeze gucika, bikomeze gucika. Ni ukuvuga ngo ntiwapfa gukora za debate, ntiwapfa gukora ibiganiro bya hato na hato just as if conditionals. Iri ni isomo ry'ingenzi. Gusa yuko turi kwigisha neza icyongereza cyo kuvuga, aho twiga akantu ku kandi gusa tunitoza kuvuga. Ni ukuvuga ngo kwiga tubijyanisha no kuvuga, ibyo twize bijyana no kuvuga. Just dukora practice za buri gihe. Nimba nawe ushaka kwitoza kuvuga, just ngizi nimero zanjye nyandikira dutangire twigane icyongereza. Twibutsa yuko kujoininga group yacu ari ubuntu. Jya muri comment section urasangamo link ya group ndetse n'iya website yacu. Nkibutsa kandi yuko no kujya kuri website yacu nayo ari ubuntu, ukajya kwigaho amasomo, ukajya kwiga ari amasomo dushiraho. Ubaye turakora subscribe wayikandaho kugira ngo utazajya ubura amasomo meza nk'aya. Ikindi ndizera yuko iyi video iri bugufashe waba ukanze like hakiri kare. Let's get started. Tugiye guhera kuri type ya mbere ya if conditionals. Type ya mbere tuyita zero conditional. Tuyita zero conditional. Ni ukuvuga ngo formule yayo cyangwa se structure, ni ukuvuga ngo dufata if tugateranyaho present simple, tugateranyaho n'ubundi muri main clause tugateranyaho present simple. So ni ukuvuga ngo iki gice muri kubona dufite agakato, iki gice ni cya if clause, then kino kindi ni cya main clause. Then hano muri if clause dufata if tugateranyaho present simple, hano muri main clause ho dushiramo present simple gusa. Tuba tuvuga ibintu biri ukuri, ku bantu wenda bizeza present simple cyangwa se ku bantu bize tenses muri rusange muraza guhita mubyumva cyane. Gusa nawe nimba uzi ko utigeze wiga tenses, ujye kuri aka kantu kaje hano hejuru, ujye kuri aka kantu kaje hano hejuru, ugende ubanza uzige, nurangiza ugaruke wige is if conditionals. So interuro ya mbere dufite if I am at home I sleep. If I am at home I sleep. Ni ukuvuga ngo iyo ndi mu rugo, if I am at home I sleep. Ni ukuvuga ngo iyi interuro I am at home, ni ukuvuga ngo iyi interuro ni present simple duhereye hano kuri I am at home. Ni ukuvuga nkuko mubizi dufata, tujye kwibukiranya kuri forme ya present simple, dufata subject ariyo yiyi, then tugateranyaho verb. Hano twateranyijeho verb to be, hatagira abantu biza gucanga bagira ngo iyi ni continuous, iyi ni verb to be twateranyijeho, then at home ni icyuzuzo object. Nshatse kuvuga ngo if I am at home, iyo ndi mu rugo I sleep, iyo ndi mu rugo ndaryama. Bitandukanye n'aha ngaha tuza kubona ngo if I am at home I will sleep. Iyi nteruro ishatse kuvuga ngo ninza kuba ndi mu rugo ndaza kuryama. Turaza kubireba kuko hari abahita bambaza utese kuki hano mvuze ngo ninza kandi muri iyi if clause nta will turi kubonamo. Turaza gusobanukirwa.
gusa tubanze turebe hano hejuru. Urugero rwa kabiri kuri zero conditional ni uru nguru. Mbibutsa yuko kuri zero conditional tuba tuvuga ibintu biri ukuri. If I feel tired, iyo naniwe, I drink coffee. Iyo naniwe nywa ikawa. If I feel tired, iyo numva naniwe, I drink coffee. Iyo numva naniwe, ninywera agakawa. If people eat too much, iyo abantu bariye cyane. If people eat too much, iyo abantu bariye cyane, they gain weight. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bariye cyane babona ibiro cyangwa se ibiro birengera. If it rains, iyo imvura iguye, the ground gets weight. Ni ukuvuga ngo iyo imvura iguye hasi haratoha. Ground hasi gets weight. Ni ukuvuga ngo iyo imvura iguye hasi haratoha. If you heat water, iyo ushuje amazi, it boils, arabira. Iyi it iri gusimbura amazi. It boils, arabira. Ni ukuvuga ngo iyo ushyuhije amazi arabira. Tugiye kuri first conditional. Hano kuri first conditional structure yayo ni iyi ngiyi, aho muri main clause mbibutse ko aho muri if clause mbibutse ko if clause ari guhera no kugera hano ku gakato. Muri if clause dufata if tugateranyaho present simple, then muri main clause dufata will tugateranyaho base verb, aribyo tugiye kubona hano hasi. Twafashe if duteranyaho present simple, I am at home, then tuza hano dukora iki? Dufata subject duteranyaho iyi will, turangije duteranyaho base verb ariyo sleep. Hano bishatse kuvuga ngo if I am at home, iyo ndi mu rugo, ninza kuba ndi mu rugo, I will sleep. Ninza kuba ndi mu rugo ndaza kuryama. Ninza kuba ndi mu rugo ndaza kuryama. Ese saa munani uraza kuba iwanyu? Nimba uri buze kuba uri iwanyu, waje kureka tugakora ibi n'ibi? Oya, ayo masaha ninza kuba ndi mu rugo ndaza kuryama. Ayo masaha if I am at home, ninza kuba ndi mu rugo, I will sleep. Ninza kuba ndi mu rugo ndaza kuryama. Nta muntu ndi gushaka yuko tuza guhura, ndaza kuba naniwe, ndaza kuryama. So hano ntabwo dushiramo will, kuko mwabibonye muri formule, niryo tegeko ry'icyongereza. Izi if conditionals zigira amategeko. Hano nubwo tuvuze ngo, nkuko ushobora kubireba hano, ushobora kubona ko iyi if conditional, iyi if clause kuva hano kugera hano, ushobora kubona yuko bisa n'iki? Bisa n'ahangaha, bisa n'interuro. Zose ni if I am at home. Iyi ngiyi nayo ni if I am at home. Gusa bitandukanira kuri izi main clause zazo. Ahangaha duhise tugiramo I will sleep, gusa hano ho dufitemo ngo I sleep, ndaryama. Bishatse kuvuga ngo iyi ngiyi uyisobanura bitewe na main clause yayo. Bishatse kuvuga ngo as long as hano dufitemo I will sleep, turahita tumenya yuko iyi nteruro yacu ari first conditional. Ni ukuvuga ngo if I am at home, ninza kuba ndi mu rugo, I will sleep. Cyangwa se kuwa gatanu ninzaba ndi mu rugo. Kuwa gatanu ninzaba ndi mu rugo, if I am at home on Friday, ninzaba ndi mu rugo kuwa gatanu, I will sleep, nzaryama. Urundi rugero, if I finish my work, I will watch TV. Ni ukuvuga ngo nindangiza akazi kanjye ndaza kureba televiziyo. Cyangwa se ninzarangiza akazi kanjye nzareba televiziyo. If I finish my work, I will watch TV. Ninzarangiza akazi kanjye nzareba TV. Cyangwa se nindangiza akazi kanjye, cyangwa se ninza kurangiza akazi kanjye
ndaza kureba televiziyo. If you study hard, you will. Sorry, I forgot to add will. If you study hard, you will. Niwiga cyane, if you study hard, niwiga cyane, you will pass the exam. Niwiga cyane uraza gutsinda ikizamini, cyangwa se niwiga cyane uzatsinda ikizamini, cyangwa se nuziga cyane uzatsinda ikizamini. Ushobora gukoresha ubu buryo, if you study hard, you will pass the exam. Niwiga cyane uraza gutsinda ikizamini, cyangwa se niwiga cyane uzatsinda ikizamini. If she calls me, I will answer. Naza kumpamagara ndaza kumwitaba. Naza kumpamagara ndaza kumwitaba. Cyangwa se nampamagara nzamwitaba, nampamagara nzamwitaba. If she calls me, I will answer. Impamvu iyi future utaza kubacanga nuko future itangira mu kanya gato kari buze kugenda ukageza kera habayeho. Ni ukuvuga ngo niba turi kuvuga ibintu biri buze kuba uyu munsi wenda katuvuge yuko aya masaha wenda turi mu gitondo, wenda nka saa munani z'amanywa, if she calls me, nampamagara, I will answer, ndaza kwitaba. Uyu munsi saa munani z'amanywa. Noneho reka dushire n'ejo hazaza, nampamagara nzamwitaba. Ejo nampamagara nzamwitaba. Kumva yuko byose biri muri future, yaba ari ibyo bintu biri buze kuba saa munani ndetse n'ibizabe ejo, byose biri muri future. Niyo mpamvu bihinduka muri ubwo buryo, iyi future itaza kubacanga. Tukagira gatatu ariyo second conditional. Formule yayo ni dufata muri if clause, dufata if tugateranyaho past simple, tugateranyaho would, tugateranyaho base verb. Hano muri second conditional, wenda nitureba hano, katurebere kuri uru rugero. If I were at home, I would sleep. Ikintu cyo kwitondera hano nuko iyi were ntabwo iri gukora nka past, ahubwo iri gukora nka imagination. Turi kubikoresha nka imagination, twimagina. Ndetse n'iyi would turi kubikoresha twimagina. Ntabwo biri gukora, ntabwo iyi iri gukora nka past, cyangwa se n'iyi would ntabwo iri gukora nka past ya will, ahubwo turi kubikoresha twimagina. Ni nko kuvuga ngo if I were at home, mbaye ndi mu rugo, ndi kwimagina uti mbaye ndi mu rugo, I would sleep. Mbaye ndi mu rugo, cyangwa se ndi mu rugo naryama. Ndi kwimagina ndi mu rugo. Ese ndi mu rugo niki cyapa? Ndi mu rugo naryama, ndi kubyimagina. If I were at home, mbaye ndi mu rugo, I would sleep. Mbaye ndi mu rugo naryama. Iyi were ntabwo iri gukora nka past, iri gukora nka imaginary. Iyo niyo iri kuzanamo kwimagina uti mbaye ndi mu rugo, mbaye ndi mu rugo, cyangwa se ndi mu rugo, ndi kubyimagina ndi mu rugo, I would sleep. Ndi mu rugo njye naryama. Wasanga wowe turi kumwe iwanyu ukaba unaniwe, ukaba utari kuryama, ariko njyewe mbaye ndi mu rugo naryama. Kabiri, if I were rich, I would help poor people. If I were rich, I would help poor people. Ndi umukire najya mfasha abakene. Ndi umukire, mbaye ndi umukire najya mfasha abakene. Turi kubyimagina uti mbaye ndi umukire. If I were rich, mbaye ndi umukire, ndi kubyimagina. Iyi were ni kuzanamo yo kwimagina. I would nayo kuzanamo kwimagina. I would help poor people, najya mfasha abantu b'abakene. Komeza hano ku zindi ngero. Najya mfasha abakene. If she knew English, she would get a better job. Ni ukuvuga ngo
abaye azi icyongereza yabona akazi keza. Ni ukuvuga ngo cyangwa se abaye yaraze icyongereza yabona akazi keza. Abaye azi, if she knew English, bibutsa ko iyi knew itari gukora nka past, iri gukora nka imagination. If she knew English, abaye azi icyongereza, she would get a better job, yabona akazi keza. Abaye azi icyongereza yabona akazi keza, cyangwa se azi icyongereza yabona akazi keza. Nagende rero abanze yige. Ni ukuvuga ngo turi kubyimagine. Abaye azi icyongereza yabona akazi keza, turi kubyimagine uti abaye azi icyongereza, if she knew English she would get a better job. Abaye azi icyongereza yabona akazi keza. If they lived in Kigali they would visit us. Ni ukuvuga ngo iyi lived ntago iri gusobanura nka past, ahubwo iri gusobanura nka imaginary, turi kwimagina. If they lived, babaye batuye muri Kigali, they would visit us, bajya badusura. Babaye batuye muri Kigali bajya badusura, gusa ntago ariho batuye. Ariko turi kwimagina uko biri kose babaye batuye muri Kigali, impamvu batadusura uko biri kose banza ari uko batuye kure. Gusa nyamara batuye muri Kigali, if they lived in Kigali, batuye muri Kigali, they would visit us, bajya badusura. Tukagira third conditional, naho tuba tuvuga tumera nk'abicuza. Urugero, wenda formule yayo ni iyi, if plus past simple, then muri main clause tugagiramo would have plus past participle. If I had been at home, iyo nza kuba nari ndi mu rugo, iyo twatangiye kwicuza. Iyo nza kuba nari ndi mu rugo, I would have slept. Iyo nza kuba nari ndi mu rugo, nari kuba nararyamye. Iyo nza kuba nari ndi mu rugo, nari kuba nararyamye. Maybe yuko kutaryama kwanjye hari ibintu bibi kwateje. Kutaryama kwanjye hari ibintu bibi byateje kutaryama kwanjye. Ariko iyo nza kuba nari ndi mu rugo, I mean kutaba mu rugo kwanjye ngo ndyame hari ibintu bibi byateje. Ariko nyamara iyo nza kuba nari ndi mu rugo, I would have slept, mba nararyamye. Ariko ndi kwicuza, ntabwo byabaye ngombwa yuko ntaba ndi mu rugo. If I had studied harder, if I had studied harder, iyo nza kuba narize cyane, I would have passed the exam. Iyo nza kuba narize cyane, nari kuba naratsinze ikizami. Iyo nza kuba narize cyane, nari kuba naratsinze ikizami. Gusa ubwo ndi kwicuza impamvu ntize cyane, kubera yuko iyo nza kuba narize cyane mba naratsinze ikizami. Byose biri muri past. Iyo nza kuba narize cyane mba naratsinze ikizami. Gusa unfortunately ntabwo nigeze niga cyane, none ubu ndi kwicuza. If she had arrived early, she ebyiri, she would have caught the bus. Ni ukuvuga ngo iyo aza kuba yarahageze kare, aba she would have caught the bus, aba yarafashe bisi. Iyo aza kuba yarahageze kare, aba yarafashe bisi ntiba yamucitse, aba yayifashe. Gusa nyine kubera kukererwa, unfortunately bisi yarayibuze. Gusa if she had arrived, iyo aza kuba yarahageze kare, she would have caught the bus, aba yarafashe bisi. Nkibutse yuko iyo ushaka gusobanukirwa ibintu nk'ibi byimbitse, uraza tukigana ukanyandikira kuri izi nimero ziri hano hejuru. Dufite mixed conditional, aha naho tuvanga ama conditionals. Urugero, hano dukunze kuvanga kuri mixed conditional, dukunze kuvanga iyi third ndetse na second. Wenda reka turebe urugero, if I had been at home. Uri kubona yuko tugiye kuvanga iki? Iyi murebye if clause isa n'iriya ya mixed. Ni ukuvuga ngo if I had been at home ni kimwe n'iyi if I had been at home.
ubwo dufashe if clause ya third conditional niyo tugiye gukoresha hano, then tugahita tunafata I would sleep now. Iyi I would sleep now muhita mubona ko ari main conditional ya second conditional. Aho formula yayo murabizi ko dufata subject would do, then tugateranyaho n'ibindi kimwe n'ahangaha dufata subject would tugashiraho ibyuzuzo. Hano ushatse kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo if I had been at home, iyo nza kuba nari ndi mu rugo, I would sleep now, ubu mba ndyamye. Iyo nza kuba nari ndi mu rugo, ubu ngubu mba niryamiye. Gusa unfortunately kubw'amahirwe make ntabwo ubu ngubu ndi mu rugo, imvura iguye ari mu rugo insanze ahandi hantu, ariko iyo nza kugira amahirwe nkaba ndi mu rugo ubu mba ndyamye. If I had been at home, iyo nza kuba ndi mu rugo, I would sleep now, ubu mba niryamiye. If I had studied medicine, I would be a doctor now. Ni ukuvuga ngo iyo nza kuba narize, if I had studied medicine, iyo nza kuba narize medicine, I would be a doctor now, ubu mba ndi dogiteri, ubu mba ndi umudogiteri. If she had saved money, iyo aza kuba yarabitse amafaranga, iyo aza kuba yarizigamiye yarasevinze amafaranga, she would have a car now, ubu aba afite imodoka. Yaza kuba yarizigamiye amafaranga, ubu aba afite imodoka. So this is the end of our today's lesson. Niba utarakora kuri subscribe ushobora kuyikanda kugira ngo utazajya ubura amasomo meza nk'aya. Murabizi yuko nkunda kurangiza mbashishikariza kwiga icyongereza muvuga. Nk'ibi bintu ntubireba gusa ntiwitoze kuvuga, umwanya wawe uraba wawupfushije ubusa. Ugomba no kwitoza kubikoresha. Akenshi ujya ureba mu masomo ureba, ese mu masomo ureba asigara mu mutwe wawe ni ayahe? Akenshi uzasanga nta bisigira mu mutwe wawe bitewe n'uko nyine urabireba gusa ako kanya ukabura bimenye, ariko ntubifate nyine ntubihe agaciro ngo unabyitoze kubivuga bikugumemo ujye uhora ubivuga. Niyo mpamvu amasomo usanga uba warize mbere usanga agenda uyibagirwa, ugasanga n'iri rero nutaryiga cyangwa se uze twigane duhore dukora practice still, uraza gusanga umwanya wawe wapfuye ubusa. So ujye wiga unavuga. Practice makes perfect. So thank you for watching.